Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Media News. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye mutwumviramo cyangwa muherereyemo. Nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru, tukibana hano ku isi muri Afurika, ariko nanone munyemerere tugaruke hano mu Rwanda iwacu. Mu by'ukuri ngira ngo ni inama yabaye yahuje abaminisitiri, igabuza n'abayobozi bakomeye hano mu Rwanda mu by'ukuri biga ku kibazo cya mituweli, aho mituweli igiye kuba yakurwa ku mafaranga ibihumbi 3 yari asanzwe ariho, akaba yagenda ku bihumbi 20. Murumva ko ni amafaranga menshi cyane. Mu by'ukuri ngira ngo abaturage bamwe namwe ntabwo bari kubyumva neza cyane, ndetse nta nubwo barabyakira ko mituweli igiye kuba yava ku bihumbi 3 by'amafaranga arasanzwe ariho ikaba yagenda ku bihumbi 20. Bamwe mu baturage ukabona ko nyine batabyishimiye, bakibaza ati ngo ese niba umuntu yaburaga ibihumbi 3 byo kuba yakishyura mituweli, noneho ibihumbi 20 byo azajya abikura. Ibi byose ni imbogamizi abaturage bari kugenda bagaragaza. Mu by'ukuri ubona ko bigiye binababangamiye. Ku rundi ruhande nyine ukabona ko mu by'ukuri abaturage bigiye binababangamiye, bibaza ahantu bazajya bakura amafaranga ibihumbi 20 yo kuba bakishyura mituweli, kandi nyamaraga mu busanzwe n'ibihumbi 3 byaburaga. Ariko nanone munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi turuze kuganiraho muri video yacu cyangwa se muri aya makuru yacu, kugira ngo babashe gusobanukirwamo byinshi cyane icyo iyi nama yari igamije no kuba yashira nyine mu iterambere ry'umuturage, cyangwa se ibyo yari igamije muri iyi nama yari yahuje y'umushyikirano y'abaminisitiri, kugira ngo babashe gusobanukirwamo byinshi cyane. Ndaza kubabwira ko turuze kuganira kuri mituweli yabashije kuba yazamuka ikava ku mafaranga ibihumbi 3 yari asanzwe ariho ikajya ku bihumbi 20, biri kugenda binatera n'imbogamizi abaturage Rwanda bose bari hagati mu gihugu. Nyine ukabona ko mu by'ukuri batishimiye iyo gahunda. Mu by'ukuri munyemerere kubabwira yuko minerivare hano mu Rwanda mu by'ukuri kugenda ifata intera cyane, izamuka ifata ubukana buri hejuru cyane, aho usanga bamwe mu babyeyi nyine bavuga ko minerivare kugenda ibagora cyane, ngo basaba leta ko yabafasha cyangwa se ikabashiraho inyunganizi ku bijyanye no kuba bakishyura minerivare, kuko hari ababyeyi bamwe na bamwe usanga bishyura ariko ugasanga ntabwo bari kubona amafaranga yo kuba bakishyura minerivare, ugasanga abana nta nubwo bari kwiga neza bitewe nuko bari kugenda babirukana. Ariko nanone nyine ababyeyi bakaba basaba leta ko hari ikintu yabafasha mu nyunganizi mu buryo isanzwe ibafasha mu buryo bwo kuba babona minerivare. Leta rero igashaka ukuntu nyine yajya ibashiraho ku mafaranga makenya y'inyunganizi, kugira ngo babashe kubajya babona ukuntu bakishyura amafaranga. Nisaza kubabwira ko haje ubundi buryo bushyashya bwo kujya bishyura amafaranga ya minerivare bitabagoye, ugereranyije n'ukuntu mbere mwajyaga mwishyura amafaranga ya minerivare mugiye kuri banki. Rero ubwo buryo ni bushyashya bwaje buje gufasha ababyeyi, aho byaje bigaragara ko hari abana bamwe na bamwe bagenda barya amafaranga y'ababyeyi babahaye amafaranga ngo bajye kwishyura ku mabanki, ugasanga abana ntabwo bagiye gukoresha ibyo ababyeyi babahereye amafaranga yo kuba bakishyura, ahubwo ugasanga bagiye kuyakoresha mu yindi mirimo yabo igiye itandukanye. Rero ibyo byose maza kubyumvira muri video kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi n'uburyo muzajya mwishyura amafaranga bitabagoye, kugira ngo hanacirwe n'ingeso y'abana bagenda barya amafaranga y'ababyeyi. Mwicyo mbasabye murabana natwe kuva iyi video itangiye kugira irangiye, kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane. Ariko nanone niba uri kubona rugambegeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kanda subscribe ndetse ufungura inzogera, wibuke gukanda like ndetse na comment, kuko ibitekerezo byanyu birakenewe kandi byubaka sosiyete nyarwanda. Nk'uko twari tumaze kubibabwira, reka tugende ku ngingo ya mbere. Twavuze turuze kuganiraho yuko mituweli igihe yazamuwe ikaba yakuwe ku mafaranga ibihumbi 3 yari asanzwe ariho ikaba yagiye ku bihumbi 20, n'ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange, aho byagiye bigaragara ko mu myaka mu by'ukuri yari isanzwe iriho, cyangwa se mu gihe kigiye mituweli yari iri ku bihumbi 3, hari bamwe mu babyeyi batabonaga ubushobozi bwo kuba bakishyura mituweli, ukabona birabagora cyane, aho wasangaga umwana bamwishyuraga ibihumbi 3. Mu by'ukuri nyine ukabona ko ni ibintu byabagoraga kuba babona amafaranga. Nk'umuryango mugari wa usanga ufite nk'abana 9 cyangwa 10, wasangaga kwishyura mituweli bigenda bibagora bitewe nuko amafaranga ari menshi cyane. None ubu ngubu bakaba bazamuye amafaranga mituweli akaba yagiye ku bihumbi 20. Ariko nanone rwose kuba mituweli yabashije kuba yazamuka ikagenda ku bihumbi 20, murumva ko ni ibintu bigoye cyane, bizanagora abaturarwanda bose muri rusange. Nkaba nasaba na leta mu by'ukuri kuba yagira ikintu yafasha abanyarwanda ku bijyanye n'iyi gahunda ya mituweli, ikaba yareba ukuntu yagabanya mu by'ukuri ikareka gushira ku bihumbi 20, kuko bigaragara ko abaturage bamwe namwe nyine batishimiye iyi gahunda, kandi ubona ko abaturage bizajya bibagora cyane kuba bakishyura iyi mituweli cyangwa se y'amafaranga ibihumbi 20. Aho nababwira ko mu by'ukuri hari umugabo kuri ubu ngubu ushobora kuba atarafata n'ibihumbi 120 cyangwa 150, ugasanga yaburaga amafaranga ibihumbi 3 byo kwishyura mituweli yarasanzwe ariho. None ubu ngubu niba yageze ku 20, ukibaza niba ibihumbi 150 azajya bibona byo kuba yakishyura mituweli, kandi mu by'ukuri yarasanzwe abura n'ibihumbi 20 cyangwa se ibihumbi 3 byo kuba yakishyura mituweli. Ariko nanone nababwira ko umuntu utazajya utanga mituweli cyangwa se abashe kuba yakishyura mituweli atari uko abuze ubushobozi, azajya ahabwa cyangwa se azajya atanga amande y'ibihumbi 5 kugeza ku bihumbi 10 by'amande. Murumva ko ni amafaranga menshi ku bantu nyine batajyaga batanga mituweli, cyangwa se ku bantu badakunda kuba batanga mituweli, bavuga ati ngiye n'ubundi ngo sinjya ndwara ngo mituweli ntago nayishyura, kuko mituweli mwese irabareba. Ntabyo kuvuga ati ngo n'ubundi ngo ujye umara umwaka cyangwa se ukamaranga imyaka 2 utaradwara, kuko nudatanga mituweli byanga byakunda uzacibwa amande y'ibihumbi 5 cyangwa se amande y'ibihumbi 10 bitewe n'ukuntu nyine
wagiye ubinegirije, cyane cyane nyine leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ishishikariza abaturarwanda bose gukangurira abandi kuba bakishyura mituweli, kuko iyi ni serivisi iba igomba kugenda ibareba aho bizajya bigaragara ko nyine umuntu azajya wishyura mituweli azajya acibwa amande y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Numva ko n'amafaranga menshi cyane mugomba gutanga ba bantu mukunda kujya mu tubari, babaga mukunda kujya mu tubari kujya gusinda, kandi mu by'ukuri mugomba kwishyura mituweli ugasanga ntabwo muri kwishyura mituweli. Ibi ngibi namwe izi nshingano zirareba, mutangire mugabanye kunywa agacupa mwafataga, cyane cyane mutangire mu saving amafaranga yo kuzajya mwishyura mituweli, kuko murumva ko ni ibintu bikomeye cyane bigiye kuba urugamba, cyane cyane kuba wakishyura mituweli, kuko murabona ko bigiye byakomera cyane cyane ugereranyije n'imyaka risanzwe iriho biri kugenda bifata intera 2020. Murumva ko n'amafaranga menshi cyane. Mu by'ukuri abaturage bamwe namwe nyine uzabona ko batazagenda babona ubu bushobozi, cyane cyane ko nyine n'abantu n'urugero nk'uko amafaranga 3,000 yarasanzwe kuri mituweli, ari mu baturage batabonaga n'ubushobozi bwo kuba bagura bakufata nyine iyo mituweli, ugasanga birabagora bakabana n'imyaka batarabona na mituweli, cyangwa se navuga ko hari n'urugero ari n'umuntu umara n'imyaka 5 ataratanga mituweli bitewe nuko yabuze ubushobozi bwo kuba yafata mituweli kandi ku mafaranga yarasanzwe ariho ibihumbi 3. Munyemerero tutizinye mu magambo, tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tubize kuganira mu by'ukuri. Ni ingingo irebana nuko Minerval mu by'ukuri ikomeje kugenda ihangayikishije society nyarwanda, cyangwa se ababyeyi mu by'ukuri bafite abanyeshuri ku mashuri, ukabona ko ni ikibazo kiri kugenda kizamuka kibahangayikishije, bakabasaba leta ko yagira ikintu ibafasha mu nyunganizi yo kuba bajya bishyura Minerval, nabo nyine ikagira ikintu leta mu by'ukuri yajya ibagenera cyangwa se ibashiraho kugira ngo babashe kuba bakishyura Minerval neza cyane bitabagoye. Aho byagiye bigaragara ko nyine ababyeyi bamwe na bamwe usanga batabona amafaranga yo kwishyura amafaranga y'ishuri, ugasanga abana bari kugenda babirukana hagati mu bihembwe, ari nabyo bigenda bikura ibintu byo kuba umwana yatsindwa cyangwa se yanasibira, kandi nesa nayo ikaba ifite gahunda y'uko umwana utazajya ubona amanota 50 agomba kuzajya asibira, by'umwihariko uri mu wa gatandatu primaire, uri mu wa gatandatu cyangwa secondaire na senior siri, abo bagiye nyine gukora ibizamini bya leta. Nabyo rero nuko umuntu uzajya ubona amanota 50 agomba kuzajya asibira, agasubira nyine gusibira. Murumva ko rero niba umubyeyi rero yabuze Minerval yo kuba yakishyurira umwana we, bizajya bituma nyine ku kigo bamwirukana, deni bamana no kumwirukana, ugasanga amasomo ari kugenda ayacikiriza, ndetse bikanabyanatuma anasibira abura ya manota 50 nesa nayo yagiye ishiraho yifatizo y'uko umwana agomba kugira amanota 50 kugira ngo abashe kuba yakimuka. Ariko nanone rero nuko ababyeyi bagomeza basaba cyane leta ko yagira ikintu yabafasha kubijyanye na Minerval, kugira ngo babashe kuba abantu mu kuntu bajya bishyura Minerval. Ariko nanone nababwira ko by'ukuri haje ubundi buryo bushyashya bwo kuba wakishyura Minerval ku mubyeyi, ndetse n'inyungu. Ni ikintu cyiza cyane leta mu by'ukuri yagiye ikora rero ku mubyeyi, nuko mugiye kujya mwishyura amafaranga bitabagoye, mutagiye kuba mwagenda kuri banki nk'uko mwari musanzwe mubigenza, ukagenda kuri banki gutonda umurongo. Ariko ubu ngubu nuko hagiye kuza ubundi buryo bushyashya buzafasha ababyeyi, bugafasha n'abanyeshuri, ndetse bukafasha n'ikigo, kuko byo abanyeshuri bagenda barya amafaranga ababyeyi baba bagiye babahereza kugira ngo bajye kwishyura amafaranga, ugasanga bagiye kuyagurira n'ibindi bintu byabo bijyanira ku ishuri. Nababwira ko ubwo buryo rero nta bundi ni uburyo bwa kode, aho umunyeshuri azajya ahabwa kode ye imuranga itandukanye n'indi kode y'undi munyeshuri, badahuje kode. Noneho iyo kode niyo uzajya wifashisha ufite amafaranga yawe kuri momo yawe, ugakoresha iyo kode y'umunyeshuri wishyura. Urumva ko n'uburyo bwiza cyane buzafasha ababyeyi kugira ngo bajye bishyura amafaranga neza cyane. Aho umara kwishyura aya mafaranga, wamara kuyishyura noneho ugahita ubona SMS muri telefone yawe ikubwira ko umaje kwishyura amafaranga, wenda nko ku rugero ku mwana wawe, amazina y'umwana wawe umaje kumwishyura amafaranga ibihumbi 70, niba ariyo Minerval ubashije kuba wakishyura ibihumbi 70 ku mwana wawe witwa gutyo ukuntu kubiga mu kigo ukuntu, ndetse mu kigo nyine runaka. Neno iyo code rero, iyo SMS iyo umaje kwisuma, ubona ko nyine amafaranga yawe yishyuwe, nta bintu byo kuvuga ati ngo brodero ngo kwishyure oya kwishyure. No muri system bahita babibona ko umwana nyine yishyuye amafaranga ibihumbi 70, bagahita babibona mu ntuze muri system, ndetse bagahita ko bamuvivira mu bantu baba bishyuye Minerval. Urumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha ababyeyi, kuko ntabwo bizongera kujya bavuga ati ngo fata amafaranga wohereza umwana w'umunyeshuri ajye kwishyura, hanyuma none usange umunyeshuri ari kugenda gufata amafaranga ayijyanye mu bindi bintu byiwe bitamufitiye umumaro, kandi ugasanga ntabwo yishyuye ayo mafaranga. Noneho rero nyine ugasanga biri guhangayikisha ababyeyi, kandi umubyeyi myamara yaramuhaye amafaranga yo kuba yakishyura Minerval, ugasanga we ntabwo umunyeshuri yabashije kuba yakishyura ya mafaranga ya Minerval. Murumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha abaturarwanda bose, bigafasha n'abanyarwanda bose muri rusange. Urumva ko ni igikorwa leta mu by'ukuri bagiye itekeza ku banyarwanda n'ababyeyi by'umwihariko muri rusange. Ndabashimira twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kanda like ndetse utere comment ko namwe ibitekerezo byanyu babikenewe kuko byubaka society nyarwanda. Ariko niba uri kunanurwa bigeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kanda subscribe, ufungure inzogera, ndetse ufungure nyine inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga yajye basha kugeraho mu bambere, kandi video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibona mu bambere. Ndagushimiye cyane. Ahangane kuri Rwanda Media News, turakunda cyane.